mfase man vuga turakumva kuko ibyo ugiye kuvuga ari ubu wokiruka ku musozi utangiye kuvuga ngo utari wumva nicyo nshatse kuvuga sawa ngaho vuga umva rero bonere ne nungutse agatekerezo akaye gatekerezo sara abatari bya bindi byawe wapa ahubwo tega amatwi mu urabona ibere biti bine yose wapa ahubwo vuga vuga rero tugiye gukina agakino ko gusheta ibice tugira abanguriswe fasha wowe zana karashamye wewe haye mite mi ba ibi ni ibipenti se what ibiceri wowe aha iwanyu bakwize yes ubwo n'umuntu bagutuma wapisha imabari ibiceri Ako shagiye mwajumba ni umunwa muri gupikisha bonere kuvuga ngo yanjye dushese mu na aha twasheta haye mite mi ba mi aha ngaho muzane mushete sundi wasanga hagaze uduceri ariko ngewe mba nazanye imfura za beneri iyo ni bucona mukanya ndaba nazanye imfura Olivier ngakira dufashe n'ibiceri nge mba mbiriho mwana ubwo ni desa mushese ukina wa mukino MN nibyo Asuburi ndandikisha kimwana enda shanje mba ndagenda mba nanagenda ariko narumiwe darakabuje bagendanye ngo akujyana no stowurira ayanja yaki Yesu mumereze akira watasha ibiceri nabyo mba nabigendanye ubwo twokina kagakino ka MN nibyo uragitora ni urajya cyane nshaka kubona inda darakakora akagwaye ugashize he okay muberendukira nitwe mbona cyari kunyeganyega sha what Giroki ubwo nyine urafora M n'uyifora urabajyanye Amu berendukira sha fora mbere niwe gukura eka mfora n'ubundi abafora mbere baba yabonye burije bana ho shaka naho fora nge bura nukuja urayatsindiye mwana kantu kansindira ubwo hasigaye ijana ryawe n'ijana ryanjye aha nagutsinda byabaye ubwo aya naya akurafatira rimwe sibyo nta kibazo ubwo mukinira ubundi imikino iramira iraguhira se uba wayitekeye kwa rukigazo cyane sibye nurire mwana yakujya ugatawe kurira ibirindukiro rero esha ave twabamenye nuko bamuyengereza bazumva byari ngabo birindukisha Apostle we have this Jesus is Lord nanjye nukumosuka imikino iraguhira ari ubwira guhirije faranga yanjye we nyuze